Namakuru y'agahinda, namakuru ababaje ari gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imyidagaduro hano mu karere k'ibiyaga bigari, ni mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, akagari ka Rwampara, aho abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe bwabo. Uyu munsi turi tariki ya 14 Gashyantare 2026, ni umunsi mukuru wa st.Valentin ku bakundana, ni umunsi utoroshye ku bantu baha agaciro. Uyu munsi ni umunsi navuga ko abenshi bari buze kuba abagira gutya bagasohokana abakunzi babo ahantu hagiye hatandukanye. Ni umunsi abenshi bagiye bategura impano zigiye zitandukanye, aho bagomba kuzishyikiriza abakunzi babo ku mpande zombi, yaba ari igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. Urumva ko ni umunsi wamaze gutegurwa ku mpande zombi, ariko nanone kuri uyu munsi hari byinshi bikunze kuba bishobora kuba bidashimishije, aho kuri uyu munsi tugiye kuba tugaruka kuri iyi nkuru ushobora gukuramo isomo nawe bikaba byakwigisha kugira ngo utaza kugira ibibazo kuri uyu munsi. Reka ngusabe gukora subscribe na comment, like zanyu zirakenewe, hanyuma tubashe kwinjira muri iyi nkuru neza uko yagenze. Iyi nkuru yaba iteye ite? Iyi nkuru yaba yagenze ite? Tuyikesha TV1 mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, akagari ka Rwampara. Abageni bashya baraye ku biro by'ako kagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe. Byaje kugaragara ko umugabo yari yabwiye umukunzi we ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo, nyuma yaho biza kugaragara ko yamubeshaga ko atari byo. Ibi byabaye ku itariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru dukesha TV1 agaragaza ko aba bombi basezeranye mu murenge uri mu karere ka Kamonyi, hanyuma baza i Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Umugore yavuze ko yari yizeye uwo bashingiranywe kuko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Ati nigeze no kumusaba kunjyana ngo anyereke aho tuzaba, ariko arabyirengagiza, yewe akanambwira ko ngo byose byateguwe. Bageze i Kigali, aho kubajyana mu nzu umugabo yabajyanye mu kabari, ndetse bari kumwe n'ibishingiranwa birimo imyenda, amajerekani y'inzoga n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bikunze kuba byifashishwa mu gihe cy'ubukwe. Nyuma yo gutegereza igihe kinini, umugabo yaje kubabwira ko ashaka kubanza kumenyekanisha ku bantu, ariko ntihagira igikorwa kigaragaza aho bazaba. Iki kibazo cyaje kugezwa mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano. Aba bombi bamaze kwicara, bafashe umwanzuro w'uko abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Umugabo yakomeje guhatwa ibibazo, yagaragaye ku mashusho asobanura ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore we mu cyaro, ibintu bitari byarigeze byumvikanwaho mbere y'ubukwe ku mpande zombi. Ese kuri uyu munsi mukuru wa st.Valentin twizihizaho umunsi mukuru w'abakundana, umunsi w'ibyishimo cyane cyane ku bakiri urubyiruko, umunsi w'ibyishimo ku bubatse, ni umunsi twavuga ko uyu munsi ari umunsi w'umunezero ku mpande zombi cyangwa se mu ngeri zose. Weho uyu munsi wa st.Valentin waba uwiteguye ute cyangwa se uri buze kurangira ute? Impamvu yatumye dutegura iyi nkuru ni ukugira ngo dusangire ibitekerezo. Uyu munsi hari igihe ujya kureba ugasanga abantu bawufashe nk'umunsi
navuga umunsi abantu bagomba gufatamo nk'ikindi kintu. Rimwe na rimwe hari igihe ujya kureba ugasanga cyane cyane nko ku ruhande rw'abasore, uyu munsi bamaze gutegura abakunzi babo bababwira ko ngo bagomba kubaha st.Valentin. st.Valentin baba basaba ni imibonano mpuzabitsina, cyangwa se no ku ruhande rw'abakobwa nabo bashobora kubikora, bakaba bategura abasore bakababwira ko uyu munsi bagomba kubakorera imibonano mpuzabitsina. Nabyo birashoboka kuko muri iyi minsi ibintu bisigaye byarahinduye isura. Uyu ni umunsi ukomeye cyane mu mateka, aho abantu bagendera ku bikorwa byaranze uyu mutagatifu st.Valentin, cyane cyane abantu navuga bizera ibijyanye n'ibikorwa by'abatagatifu. Mutagatifu st.Valentin yarangwaga n'urukundo. Mutagatifu st.Valentin yarangwaga no gufasha. Mutagatifu st.Valentin yarangwaga n'ibintu byiza, nta muntu yahezaga, ingeri zose abo bantu yabitagaho, yaba n'abarwayi abo bose yarabafashaga. Uyu munsi rero ni umunsi twavuga ko ari umunsi w'abakundana hagati y'abo bantu, ariko atari no kuvuga ngo ni umunsi twavuga ko ari umunsi w'abakundana bo ubwabo nk'uko baba bashatse kubyivugira. Ni umunsi w'abakundana bose. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite uwo akunda uwo munsi uramureba, cyangwa se umuntu ufite uwo afasha. Birumvikana ntabwo ushobora gufasha umuntu utamukunda, uyu munsi urakureba. Ariko abantu bagiye bafata uyu munsi bakawuha indi shusho, bakumva ko ari umunsi w'abakundana, runo rukundo dusanzwe tuzi rw'abasore n'inkumi cyangwa se rw'abagabo n'abagore. Ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba cyangwa se winjiye mu mateka ya mutagatifu st.Valentin n'ibikorwa byamuranze, si uko nguko biri. Ni urukundo rwa rusange, ufite uwo akunda wese, n'urukundo ushobora kuba ukunda akabebe kawe wakifuriza umunsi mukuru wa st.Valentin. N'urukundo ufite ushobora kuba ukunda ikintu runaka wakifuriza umunsi mukuru wa st.Valentin. Abantu rero cyangwa se urubyiruko uyu munsi bawufashe nk'ikindi kintu, batangira kuha indi shusho cyangwa se indi sura, aho ujya kureba ugasanga ni umunsi bamaze guharira ibikorwa by'umwijima, harimo nk'ibyo bikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe ujya kureba ugasanga umwana w'umukobwa atwaye inda mu bintu atateguye, cyangwa se umwana w'umuhungu ateye inda mu bintu atateguye, ngo nuko ngo bari kwizihiza umunsi mukuru wa st.Valentin. Birumvikana ko baba bamaze kuwujyana muri wa mujyo utari wo. Iyi nkuru turi buze kugarukaho ni inkuru yakunzwe kugarukaho cyane, aho abasore basigaye bagira gutya bagashuka abakobwa bakumva ko ngo niba abonye umukunzi si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu ibi ngibi bibaye. Ni inkuru zihora zikunda kuvugwa cyane, zikunda guca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari n'indi nkuru imaze iminsi iri gucaracara mu bitangazamakuru bitandukanye byandika amakuru y'imyidagaduro, y'umukobwa wagize gutya ari guhata umusore ngo namukunde. Nyuma yaho uwo mukobwa aza kwegera uwo musore, bari ahantu mu kabari, ngo aramubaza ati ese aho nakwerekeye ko ngukunda, aho nakubwiye ko ngukunda, aho nagusabiye ko wankunda, kuki utankunda? Ni igiki gituma utankunda? Ese ubona ndi mubi? Ese ubona ntari type yawe? Nuko umusore aza kumusubiza, aramubwira ati njyewe mbabona bitandimo, cyangwa se numva utandimo. Umukobwa ngo nta kindi, yafashwe n'umujinya, aragenda ngagura urwembe hafi aho ngaho, yaraje akatagura umuhungu. Ni ibintu bimaze iminsi bibaye, nta n'icyumweru gishize, ni mu karere ka, ndagira ngo ni za Rusizi, hari za Kamembe, iyo ngiyo ni za Rusizi. Ibi ngibi ni ibigaragaza ko rimwe na rimwe urukundo dushobora kuba turutwara uko rutari, cyangwa se tugashaka gukora ibyo bikorwa by'urukundo ariko mu by'ukuri twabinyujije mu mujyo utari wo. Iyi nkuru rero, cyangwa se abakobwa bakunze kugwa muri uyu mutego.
rimwe na rimwe ugasanga umusore aragushutse ati mfite inzu, ati mfite aho tuzaba gutya na gutya, akamwizeza ibitangaza. Yamara kumwizeza ibitangaza umukobwa nagashukika, yarangiza akabyemera, nuko agategura imiryango cyangwa se akabateguza, nuko bakagira gucya bakicara, nuko bukwe bugataha, byose nuko bikarangira rimwe ukuri kugiye ahagaragara, umusore bagasanga ntanzu afite kandi yari yaravuze ko afite inzu. Bagasanga umusore cyangwa se umugabo nta iwabo agira kandi yari yaravuze ko afite iwabo. Bagasanga umusore cyangwa se umugabo afite urundi rugo kandi yari yavuze ko nta rugo afite cyangwa se nta mugore afite cyangwa se ko nta bana afite. Kikaba ikibazo gikomeye cyane, umwana w'umukobwa agashukika akagwa muri uwo mutego, rimwe na rimwe atarabanje gushishoza. Uyu munsi rero, umunsi w'abakundana, umunsi wa st.Valentin, ntabwo twifuza ko abana b'abakobwa cyangwa se n'abandi bose bashobora kugwa muri uwo mutego bumva ko uyu munsi wa st.Valentin ari umunsi wo gukundana, ari umunsi wo gukora ibikorwa by'umwijima. Oya, ahubwo reba kure wumve ngo ni umunsi w'abakundana, ariko uburyo nateguyemo impano yanjye ndayitanga gutya, cyangwa se uburyo nasohokana n'umukunzi wanjye ndamujyana aha n'aha, turi buze gutaha, hanyuma ibindi bizaze nyuma. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Bye bye.